Yizirika nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi urimo urashobora guhirwa n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda mu kiganiro The Cruise Show tugenda tubana byiza cyane. So iyi Fyve-tvrwanda reka nizere ko tugenda turushaho kumererwa neza cyane, nizera ko kandi ugenda urushaho kuryoherwa n'ibyo ukora bya buri munsi. So guys, ngira ngo bamwita Bruce Melodie cyangwa se itayi wacu, rimwe mu navuga ko bamaze kugira indi level cyangwa se urundi rwego umuntu atanashidikanya neza cyane ko ashobora kuba amaze kugera ahandi hantu hejuru hifuzwa ndetse yanaharaniye kuva kera. So guys, ngira ngo mu masaha make yashize nibwo nahoze nsura imbuga za Bruce Melodie, mbona yashizeho post navuga ko ari post nziza cyane, ariko nanone ikaba ari post idasanzwe cause navuga ko ibigirimo nibyo birenze, you know. Then ni post navuga ko yavugaga ko navuga ni show TV show agomba gutumirwamo ejo bundi, you know. Ni TV show igomba kuba iri kuri ahitwa ABC News, agomba kuzaba hostingwa tariki 18 ni mu gitondo, you know. bazaba bavuga kuri when she's around. So ni host navuga ko azahabwa aho azaba ari muri Good Morning America cyangwa se GMA nkuko yabitangaje. Azaba ari kumwe na witwa Shaggy the one and only people from Jamaica, ngira ngo muramuzi cyane, banasubiranyemo when she's around. Navuga ko ari bimwe mu bintu byatumye izamuka cyane, nanone kongera kuba ingoma ndavuga ko umuntu avuga ko iramutse ari imwe mu ndirimbo zahiriye cyane Bruce Melodie ataba yibesha, cyane ko yagiye imufasha guhura n'abantu benshi, yagiye imufasha guhura n'itangazamakuru na audience nini muri America cyangwa se ahandi hantu kenshi. Ubona ko when she's around navuga ko yamufashije cyane. So navuga ko ni ibintu byiza cyane, ariko nanone ni ibintu navuga ko umuntu yanashimira cause ni iterambere ry'umuziki nyarwanda, ni iterambere ry'umuziki wacu hano muri East Africa, ni iterambere rya Bruce Melodie ku giti cye, you know. Cyane navuga ko ari ugucimaka cause turebye uburyo ki yagiye yitabira when she's around, ibitaramo byagiye bimugezwaho n'indirimbo, uburyo yagiye USA n'ama performance menshi yagiye akora. Navuga ko ni kimwe mu bintu navuga ko asa naho yanditsemo amateka. So abantu benshi rero nabonye bongera kugaruka kuri iyi ndirimbo, bongera kugira icyo bavugaho, abantu none bongera gutera comment banamushimira cyane, nabonye bamushimira cyane, ariko rero bongera kugaruka kuri PlayStation. ngira ngo ejo nibwo twabivugagaho kuri beef yiwe na The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin, aho bongeye kugaruka rero ne bavuga ko guys, you know, ni ibintu bisanzwe. Nibwo nabogereje ubundi bongera kugaruka kuri Bruce Melodie bavuga ko ngo, you know, ngo nakore kubera ko witwa The Ben yavuze ko yagiye gukina PlayStation bikarangira collaboration bashakaga bidakunze, ariko n'uburyo yavuzemo bwo gutebya cause nanjye ndimo babashe kumva ikiganiro ndetse ndimo no mu babashe kongera kubigarukaho, you know. Icyo navuga cyo nuko Bruce Melodie arimo aratera imbere cyane. Tunashimira ariko nanone Shaggy, navuga ko ari umwe mu bantu bafashije indirimbo cyane kuzamuka ku raisinga, dukurikije ukuntu yari imeze bwa mbere, tukanakurikiza nuko yayisize n'uruhando yayigejejeho. Ndavuga ko byongeye gufasha umuziki nyarwanda, ariko nanone byongeye gufasha Bruce Melodie cyane, nawe utagisiba kongera kumushimira. You know, ndavuga ko nawe agenda amushimira cyane cause it's something good, something great kuba umuntu yagufasha nawe ukumva ko ugomba kumuvuga imyato. So nicyo kimwe mu bintu dukeneye mu ba star nyarwanda, ko bakwiye kuba basapotinga abahanzi babo. Niba niba ubonye umuntu ari talented, why not backing, why not utakifuza ko agera kuri platform y'uyu. Usanga ariko ikibazo
abanyarwanda tugira cyane cyane aba artiste ba hano mu Rwanda no kumva ko tugiye gusangira isoko, ariko n'umwe umuhanzi ashobora kugufasha kwaguka ku isoko cyane cyane ndavuga ko kwaguka ku isoko bishobora guturuka kuko kuba umuhanzi umwe nubwo utifuzaga ko wenda hari ahantu agera, iyo ahageze hari icyo navuga ko biza kugiraho uruhare, cause tuza kubona hari umuntu runaka wongeye kureba akavuga ati Kigali there is an artist, there is a music upcoming music industry ihari, hari n'abahanzi banashoboye, so tukagenda tubona gake kuzamuka k'umuziki nyarwanda, ariko none kuzamuka kwa bahanzi nyarwanda binatanga chance nyinshi, binatanga chance nyinshi kugira ngo tugenda tubigaruka. So in Fyve-tvrwanda ikiganiro cyo nakindi the cruise cyo tugenda tugaruka ku makuru y'abastari bawe ubikeneye kuba wamenya, kumbwira ngo ciao ciao.